numenyera umuntu ukabona umuntu arakwihoreye ntuzaceke ko umurusha imbaraga cyangwa se umurusha ubwenge. Inzovu yari ivuye koga mu iriba yegereye hafi y'ikiraro iza kuba yahura n'ingurube yasaga nabi. Ikindi kintu inzovu yahise ikora, yahise yegera ku ruhande rw'umuhanda iha umwanya ingurube iratambuka. Ingurube imaze kuba yatambuka, ya nzovu yahise ikomeza urugendo rwayo. Ya ngurube yasaga nabi yatindijwe no kugira mu nshuti zayo z'ingurube nazo ihita itangira avuga ati ngewe uranzi. N'ubugoryi bwinshi iyo ngurube itangira kuvuga uburyo inzovu zisigaye ziyitinya, ati rwose maze kugera ku rwego rushimishije n'inzovu zisigaye zintinya zikampa inzira. Ikiri mwiridoga imwe mu nzovu irabyumva, irangije ijya kubaza inzovu ibyagenze gute udusuzuguza, ese koko usigaye utinya ingurube? Ya nzovu yarasetse cyane, irangije iramubwira ati byari byoroshye cyane ko ingurube nyikandagira igahita ipfa, ariko nanone ingurube yari ifite umwanda kandi njye nari mvuye koga asa neza. Iyo ngibeshye gatoya iyo ngurube yari kunyanduza kandi ntabwo nashakaga kwandura, niyo mpamvu nayihaye inzira. Moral of the story, umuntu wa nyawe azareka ibigoryi